furizo ndi byiza bigoye. Rero abantu impamvu bakomeretse, abantu bari bizeye abantu ariko abantu bababera babi. Uri kubyumva? Ariko abantu bizeye Imana, eri akankubwira. Nta muntu wigeze wizera Imana ngo imukoze isoni. Ase mukozi w'Imana kankubaze. Kugera ku rwego jewe mama wambyaye. Mama wakubyaye. Wambyaye nkaba mbiwe mu rugo nk'umwana we. Ahora amvuma akambwira ati urutwa nenda yavuyemo. Icyo gikomere nagikizwa niki? Icyo gikomere ntabwo uzagikizwa na mama wawe. Ari nta kintu namutwaye. Ndabyumva rega. Rega nusha kuba wakimutwaye. Ariko ari igihe umuntu icyo gikomere ntabwo umuntu yakumuganga urutabaganga. Kubera ko Eliya akankubwira sibyo isi ifite ibintu igenderaho. Hari abaganga bakura amenyo. Hari abaganga bapfuka ibisebe. Hari abaganga babyaza. Ariko hari dogiteri w'abadogiteri. Hari ibikomere byo mu mutima biturutse ku byo tubona hano mu isi. Bagwereka ko bimeze. Abantu bashobora kubaga umutima. Cyangwa se abantu bashobora no kubaga umubiri. Ariko nta muntu ubaga ibikomere byo mu mutima. Yego. Nta wubaho. Umuntu womora ibikomere ni Imana yonyine. Niyo yomora ibikomere igasiba inkovu zo ku mutima umuntu yagize mu buzima. Ibikora gute? Ifata bya bindi byakubayeho bibi ikakuguranira ku byiza. Hanyuma abantu bakijijwe bakakira Kristo ko hano ari ku nkuru y'agakiza bakaba batarababarira abantu babagiriye nabi, bazahurira no komorwa ibikomere batarababarira abanzi babo. Eliya abantu kuno bameze muri no minsi nanjye ngahe aramubwira ngo uzamubare inshuro 70 ka 70. Hari umuntu wari wakababarira undi. Ariko turi abantu nyine kandi agakiza dufite ntabwo tungana. Ndagira ngo nyine gusobanure kano kantu. Hari umuntu wari wumva wababariye undi inshuro 70 ka 70. Abantu bashaka kubarira abantu rimwe ari beza kuri bo, ahubwo bumve ko Imana ari nziza kurusha abo bantu, ahubwo batega ibyiza ku Mana kurenza kubitega ku bantu. Impamvu rero abantu bakomeretse muri ubwo buzima, abantu bari biteza abantu ho ibintu byiza barangije baha ibibi. Nubundi abantu ni babi. Eri abantu ni babi. Abantu ni babi kugera ku rwego abantu ari babi. Uvukana n'umuntu ntakwifurize byiza. Erika ngubwe kano kantu. Uremera ko uramutse uvukana n'umwana sinda bana muvukana, ariko Imana ikaze ikavuga ati ngewe Eliya ngiye kumutabara. None ikaba ari bicishaho. Yavuga ati rero ndabyumvisha ugiye kumutabara, ariko muri ibyo bintu ugiye kumutabaramo reka tubigabane n'imitungo tuzayigabana. Twebwe abantu hari ibintu Imana ikora kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri. Mbese mu yandi magambo ushatse kuvuga ko kuba naravutse nkaba mbabaye gutya Imana yabikoze kugira ngo nicyo gishaka kukubwira. Kuki itabikoze kuri runaka zakaba ari ngiza kubikora? Nawe yakiza kuza ko ariyo yabikozeho, yakaba yavuga uyu munsi ngo kuki Imana itabikoze kuri kanaka kugira ngo hazabe n'umucyo. Rero niyo mpamvu usanga hamwe hari abantu beza akaba n'abandi babi. Kamubwire kano kantu Eliya. Impamvu iyi si uramutse ufashe nka wenda nk'abapasiteri, si abantu beza se? Yego. Ugafata abapasiteri 10 ukabashyira ahantu hamwe, hariho umwana uvuka, umubyeyi wadashaka avuka, wenda ashaka gukuramo inda, sinzi niba uri kubyumva. Uwo mwana agatangira ubuzima bwo kwirwana hari mu nda, ukumva ngo inda yanze kuvamo. Ntujye ubyumva se? Uwo mwana yageze ku isi aba mu buzima n'ubundi buhora bwirwanaho. Niyo muhuriye mu nzira uwo mwana ahora rwana n'ikintu bita kwirwanaho kubera ko yakuriye mu buzima bwirwanaho. Uwo mwana ndetse ushobora no kumugwa imbere ntagutabare kubera ko azi ko nta muntu ugomba gutabara, umuntu agomba kwirwanaho. Icyo ni igikomere cya mbere umuntu ashobora kuvukana. Ako kiri imbere utaravuga byinshi cyane, nshaka ukiraho ubanze usabira umuntu umugisha, umuntu wese wagize atya agafungura ikiganiro cyawe akagwa subscribe. Imana imuha umugisha. No kuri ubasabira umuntu wese waduhaye subscribe, umuntu wakoze comment, umuntu wakoze share, uburyo bwose umuntu yabikozemo agira ngo ubutumwa bwiza bugere ku mahanga yose. Imana y'amahoro imuha umugisha. Imana nibaho umugisha. Hanyuma uyu munsi udufitiye ikintu gikomeye, wambwiye ngo hari ibintu bikomeye wumva Imana iri kuguhata kutubwira. Uyu munsi mfite ibintu bikomeye birimo n'ubutumwa, ariko mukanya nari ndimo ndabwira abantu ngo uko buri muntu wese ameze mu ruhande rwe, Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe. Rero ndagira ngo uyu munsi nkuko n'ubundi bisanzwe dutangire dusenga, twinginge Imana ibane natwe mu kano kanya. Uri Imana ikiranuka muri byose, uriho kandi wahozeho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye umwanya nk'uyu nguyu duhaye, tugushimiye umuteguro wawe mwiza, tugushimiye ku burinzi bwawe, tugushimiye kudahwema kubana natwe, maze tukweretse abantu bagiye kudutega amatwi, ukomeze ubane na buri muntu wese, maze uhaze kwifuza kwa buri wese. Tubisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.
ndagira ngo uyu munsi ikiganiro turi buze kuza kuganira tuze kuza kugikomatanyiriza hamwe n'ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Yobu ibice byaho 9 umurongo wa 17 turasoma aho ngaho gusa. Yego. Haravuze kuko umvunagurisha ishuheri ukangwizaho ibikomere inzira unziza ubusa. Kadusubiremo. Haravuze ngo nkuko umvunagurisha ishuheri ukangwizaho ibikomere inzira unziza ubusa, Imana itugirire neza. Eliya uyu munsi nagambiriye kugira ngo mbwira abantu ngo Imana ibomora ibikomere. Amen. Imana yomora abantu ibikomere. Abantu bamaranye igihe ibikomere, abantu bamaranye igihe indwara yo gukomereka, ariko abantu bakomereka mu buryo butandukanye. Abantu bakomereka mu buryo butandukanye. Iyo urebesheje amaso yawe hari abantu bakomereka barimo basitaye, ariko hari n'abantu bakomerekeramo imbere. Nshaka kuvuga ngo birashoboka cyane ko umuntu yakomerekeramo imbere kuko biragoye kumwomora. None se mukozi w'Imana, hari igihe umuntu asitara bakabyita ngo ni imfunira, sibyo? Hakaba n'umuntu usitara, yego, ni kukumva cyane, agahita agwa agakubita hasi inda, cyangwa akagwa yicaye agakubita hasi, urabyumva? Ugasanga uyu muntu, ndashaka dusobanurire umuntu yakomeretse ati. Eliya nibyo nene kukubwira, abantu bakomereka mu buryo bwinshi butandukanye. Hari umuntu uviramo imbere, sinzi niba uri kukumva, uwa kwa kundi umuntu ashobora gukora impanuka akaviramo imbere, akavira imbere, hari umuntu uvira inyuma. Iyo umuntu aviriyemo imbere abantu benshi ntabwo babimenye. Abantu benshi batwara ubuzima bw'uko umuntu yaba yaguye hasi cyangwa yaba yakoze impanuka ariko ntacyo yabaye, nyamara umuntu yakomerekeyemo imbere. Urugero rwa mbere, hari abantu benshi bafite ibikomere bagiye bavukana, kuko hari ibikomere Eliya umuntu agira wenda nk'umwana. None ibyo bikomere byo gukomereka biturutse nko mu miryango, yego, bihurira hehe n'ibikomere, yego, byo kuba umuntu yaviriye imbere cyangwa inyuma, bitandukanira? Ndagira ngo kano kanya tuze kuza guhuza bino bintu. Ibi bikomere byose ni ibikomere, ariko abantu bakomeretse mu buryo butandukanye. Ibikomere ni ibikomere, nk'uko ibisebe ari ibisebe ariko bitangana. N'ibikomere nabyo byose ni ibikomere, ariko abantu bakomereka mu buryo butandukanye. Ndagira ngo uyu munsi tuze kuza gukuraho n'urujijo, tuganire n'abantu. Nibyo bintu ngiye kubwira. Hari igihe umwana akomerekera mu nda y'umubyeyi we. Bijya bibaho se? Bibaho. Reka nkubwire nk'urugero. Hari nk'umwana uvuka, umubyeyi we adashaka avuka, wenda ashaka gukuramo inda, sinzi niba uri kubyumva. Yego. Uwo mwana agatangira ubuzima bwo kwirwana hari mu nda, ukumva ngo inda yanze kuvamo. Tujye byumva se? Uwo mwana yageze ku isi aba mu buzima n'ubundi buhora bwirwanaho. Niyo muhuriye mu nzira, uwo mwana ahora arwana n'ikintu bita kwirwanaho, kubera ko yakuriye mu buzima bwirwanaho. Uwo mwana ndetse ushobora no kumugwa imbere ntagutabare, kubera ko azi ko nta muntu ugomba gutabara, umuntu agomba kwirwanaho. Icyo ni igikomere cya mbere umuntu ashobora kuvukana. Niyo mpamvu tujya dusanga hari umuntu ukubwira uti gihe narireze nabayeho nimenya, ati ibyo bintu wibimbwira have. Uwo muntu aba afite igikomere yakomerekeye imbere. Abantu ntabwo babizi, uzabibona rega Eliya cyane. Ubona umuntu ntago ajya aseka, atari uko yabuze ibimusetsa, ahubwo muri we ntabwo ibintu bimuryoheye bijya bigira ku maso ye, cyangwa se ngo bigere ku bitwenge bye aseke. Asekera imbere mu mutima, kuko yamenyereye ko iyo usetse cyane abantu bagira ngo nugushinyika. Aho ngaho hari ikintu mise ntekereza, bajya bavuga ngo umuntu yakoze impanuka ngo aviramo imbere, ngo ariko ngo kandi yahise ajya muri koma. Aho nta hantu bihurira n'uyu muntu wavutse muri ubwo buryo, akaba ari muri koma yo kuba yarakomerekeyemo imbere, akaba ariyo mpamvu atagiseka, atakishimira abantu. Rero uwo muntu iyo muramutse muhuye, muramutse mucakiranye, umuntu wakomeretse agakomereka akavuka afite ubuzima bwo kwirwanaho, uwo muntu ntabwo yagutabara. Uwo muntu biragoye ko yakugirira neza. Uwo muntu biragoye ko yagira ikintu cyose abazi ko ari we ugomba kujya gute kukikorera. Hari abandi bantu bakomeretse batya. Hari abandi bantu bakomeretse kubera ko bavukiye mu miryango iciriritse. Uwo muntu muri societe y'abantu azakora iki? Azabaho mu buzima bubasha kurwana no kugira ngo arebe ko yabona icyubahiro, kubera ko yavukiye mu muryango uciriritse, n'ukurwana n'imbaraga zibasha kumufasha kugira ngo arebe ko yazibagatagira ibimenyetso by'uko yakuriye mu muryango uciriritse. Rero nibyo nakubwiraga, abantu abaganga cyangwa se abandi bantu, kuko hari abantu benshi bavura mu buryo butandukanye ariko bose n'abaganga, bajya babasha kuvura ibikomere by'umuntu by'inyuma, ariko ntibajya babasha kuvura ibikomere by'imbere.
rero uyu munsi ndagira ngo mbwire abantu ngo dufite Imana ibasha komora abantu ibikomere bakomerekejwe n'ubuzima cyangwa bakomerekejwe n'iminsi ndetse n'ibihe. Mbese mu yandi magambo aba bantu barakomeretse ku rwego rufatika. None ni iyihe nzira wumva ko yababohora bakagarura ibyishimo bakumva ko nubwo imiryango bavutse batabishaka, imiryango yabanze, abo bantu bashobora kuvamo abantu badasanzwe kandi bakishima nk'uko wavutse babishaka nawe yabaho? Eliya uwo bita Dawidi we yarabivuze, aravuga ngo kuba mu nzu z'abakomeye imyaka 1000 we ntabwo bimunganira no kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe. Kuba mu nzu y'Imana cyangwa kuba ku Mana birutira abantu benshi. Abantu nibave ku bantu baze ku Mana, kuko Imana niyo yo muri bikomere. Kuko Bibiliya irabivuga, iravuga ngo ningiye ugira icyo ndema kandi nkagikomeza. Abantu nibazi Imana ibahindurira ubuzima. Abantu nibagana Imana ibomore ibikomere, kuko ibikomere abantu batewe n'abantu nibaze nyiri ibintu abomore ibikomere. Njyewe ntabwo hari ikintu tutarumvikana. Ntabwo nshobora kuba ndi umwana w'umusore wakuriye mu buzima bw'umubabaro, njya kwahirira abantu ibyatsi by'inka, nagira ntya navayo nakwibonera udufaranga twanjye, nguze urimo kunzanaho iyo mikino nabayeho mbabaye, narireze, mbese aho ngeze n'iki. Uyu muntu uri kubwira ngo nyiribihe ntabwo aramumenya, ntabwo ashaka no kumwumva kuko yavutse nyiribihe ahari. Kuki nyiribihe atigeze amurwanira aho hantu? Ko ariho abantu duhora twibaza. Eliya kangubwe kuno bimeze. Abantu bo twebwe abantu hari ibintu Imana ikora kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri. Mbese mu yandi magambo ushatse kuvuga ko kuba naravutse nkaba mbabaye gutya Imana yabikoze kugira ngo nicyo gishaka kukubwira. Kuki itabikoze kuri runaka zakaba ari ngiza kubikora? Nawe yakiza kuza ko ari yabikozeho, yakaba yavuga uyu munsi ngo kuki Imana itabikoze kuri kanaka. Ahubwo ndagira ngo nkubwire kino kintu. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bo. Urugero, kuba muri karitsiye ahantu tuye harimo umujura, hakaba harimo n'umukristo. Yego. Ibyo no kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uransobanurira neza. Ariko gusobanuraho sasa. Yego. Ibyo bintu byose bidufatanyiriza hamwe kugira ngo bituzanire byiza. Umunyamasengesho n'umupagani iyo bivuze ngo umwijima n'umucyo biraturanye. Sinzi muri kubyumva. Bihora bibangikanye. Rero iyo hari umwijima haba hakenerwa no kugira ngo hazabe n'umucyo. Rero niyo mpamvu usanga hamwe hari abantu beza akaba n'abandi babi. Kamubwire kano kantu Eliya. Impamvu iyi si uramutse ufashe nka wenda nk'abapasiteri, si abantu beza se? Yego. Ugafata abapasiteri 10 ukabashyira ahantu hamwe, wenda ukabamaza y'umwaka, ukazagaruka kubareba nyuma y'umwaka umwe, wasanga muri abapasiteri 10 batanu ari beza n'abandi 5 barabaye babikurushaho. Hanyuma se baba bate kandi barakiriye Kristo bagakizwa? Erega aba bantu dutunze turi kubwiriza ubutumwa kuri inkuru y'agakiza, ni abantu bakeneye kugira ngo bave muri iyo si y'umwijima y'agahinda n'umubabaro k'ubuzima bwawe mu bw'ibyo bikomere. Ariko hari n'abakomerekejwe n'abapastor, bakomerekezwa n'abahanuzi. Abo ndaje mbavugaho nabo gato. Yego. Urumva nandi kukubwira ku bantu uramutse ufasha abantu babi nabo ukabashyira ahantu hamwe, wamara kubashyira ahantu hamwe ukazagaruka nyuma y'igihe gitoya, wasanga mu 5 muri bo barabaye beza, abandi 5 barabaye babi. Bishatse kuvuga iki? Muri abo bantu bari kumwe muri ubwo buzima, uko byagenda kose haraza kubonekamo bamwe bahemukira abandi cyangwa se bakomeretse batume baba babikurushaho. None se aho ntibyasaba ko umuntu yirinda gutekereza ku mundi muntu ku cyamukoreye, ahubwo akareba ku Mana nyiribihe akaba ari abana nayo? Ako kantu uvuze ni keza cyane. Abantu bo nibareke kumva ko abantu ari beza kuri bo, ahubwo bumve ko Imana ari nziza kurusha abo bantu, ahubwo batega ibyiza ku Mana kurenza kubitega ku bantu. Impamvu rero abantu bakomeretse muri ubwo buzima, abantu bari biteza abantu ho ibintu byiza, barangije baha ibibi. Nubundi abantu ni babi. Eri abantu ni babi, abantu ni babi kugera ku rwego abantu ari babi. Uvukana n'umuntu ntakwifuriza ibyiza. Eri kamubwe kano kantu. Uremera ko uramutse uvukana n'umwana sinda bana muvukana, ariko Imana ikaze ikavuga ati ngewe Eri yangiye kumutabara. None ikabari bicishaho. Yavuga ati rero ndabyumvisha ugiye kumutabara, ariko muri ibyo bintu ugiye kumutabaramo reka tubigabane n'imitungo tuzayigabana. Urumva ko kantu yabireba akavuga ati ntabwo bihagije gusa ko ngiye ubwanjye umugirira neza, ibyo bintu ugiye kumugiriramo neza waretse tukabigabana ko n'imitungo yo mu rugo tuzayigabana. Iramutse igaca mu rugo iwanyu ikabaza uwo muvukana ati Eliya muhagakiza, mbwa ati reka tukagabane, nibyo mu rugo twarabigabanye.
rero abantu ni babi kugira kugira ngo uzabone umuntu wifuriza undi byiza bigoye. Rero abantu impamvu bakomeretse, abantu bari bizeye abantu ariko abantu bababera babi. Uri kubyumva? Ariko abantu bizeye Imana, Eliya akankubwira, nta muntu wigeze wizera Imana ngo imukoze isoni. Ase mukozi w'Imana kankubaze kugera ku rwego jewe mama wambyaye, mama wakubyaye, nkaba mbiwe mu rugo nk'umwana we, ahora amvuma akambwira ati urutwa nenda yavuyemo, icyo gikomere ntagikizwa n'iki? Icyo gikomere ntabwo uzagikizwa na mama wawe, ari nta kintu namutwaye. Ndabyumva rega, rega nushaka kuba wakimutwaye, ariko ari igihe umuntu icyo gikomere, ntabwo umuntu yakomora igikomere. Uri kubyumva? Ntabwo umuntu yabasha gukomora igikomere. Abantu nibaze kwa nyiri ibintu kumuganga uruta abaganga, kubera ko Eliya akankubwira sibyo, isi ifite ibintu igenderaho. Hari abaganga bakura amenyo, hari abaganga bapfuka ibisebe, hari abaganga babyaza, ariko hari dogiteri w'abadogiteri ubasha kureba no mu mitima. Uri kubyumva? Ubasha, kuko abantu umuntu yaza akagukorera psychologist akagukasoringa, ariko wagenda ukongera ukabitekerezaho. Uri kubyumva? None se hari ikintu utaransubiza kandi abantu badukurikiye bakeneye kubohoka pe. Reka uyu munsi hari ikintu nshaka kukubaza gikomeye. Umugore akaba yarashatse urugo agashakana n'umugabo bakundanye, ejo umugabo akamuhinduka kubera amagambo y'imiryango. Ubu uyu mugore urugo rwe rukaba rugeze mu marembera rwarangiye. Ese kushaka urimo kutubwira ngo ibikomere birakira? Uyu mugore wataye urugo bakamugaba yaramumenesheje, ba mabukwe ba masenge bashiki b'umugabo akaba baramwirukanye. Uyu Kristo uri kutubwira wo muri ibikomere, azomora umuntu ibikomere ntamusubiza urugo rwe, uyu muntu azakira? Reka nkwereke ukuntu bimeze. Isi yo ubwayo nari kuvuga ngo ifite abaganga. Eliya, hari umuganga wari wumva ubaga ibikomere byo ku mutima? Oya, hari umuganga ubaga umutima, ariko ntabwo yomora ibikomere ibikomere ahubwo tubwire ngo hari ibikomere byo mu mutima biturutse ku byo tubona hano mu isi. Bagwereka ukuntu bimeze. Abantu bashobora kubaga umutima, cyangwa se abantu bashobora no kubaga umubiri, ariko nta muntu ujya ubaga ibikomere byo mu mutima. Yego, nta wubaho. Umuntu womora ibikomere ni Imana yonyine, niyo yomora ibikomere igasiba inkovu zo ku mutima umuntu yagize mu buzima. Ibikora gute? Ifata bya bindi byakubayeho bibi ikakuguranira ku byiza. Hanyuma abantu bakijijwe bakakira Kristo ko hano ari ku nkuru y'agakiza, bakaba batarababarira abantu babagiriye nabi, bazahurira no komorwa ibikomere batarababarira abanzi babo. Eliya, abantu kuno bameze muri no minsi nanjye byanteye ubwo ngira gahinda. Ariko suko bamera kose byakuraho Kristo. Abantu bamwe barashaka gukizwa ariko ntibashaka gukira. Barashaka gukira ahubwo badakijijwe. Barashaka gukira badakijijwe, ntago bakijijwe. Niyo mpamvu uzumva abantu ukumva nk'umuntu akubwira ngo ngewe ngo urebye ngo umuryango wanjye ngo warankomerekeje, ngo umaze kunkomeretsa, ngo ubu ngubu ngo ndi nyakamwe. Abantu bo nibabanze babohoke ku bantu, nibamara kubohoka ku bantu n'ubundi n'Imana ibabohore, ariko bareke gushaka kubohoka ku Mana ariko batabohotse ku bantu. Umva kuntu bimeze. Ariko se ko numva tutari bwumvikane, umuntu akaba yaramboshye inda imyaka 20 yarandoze kutabyara, sibyo? Nkaba naranabimenye. Ubu koko nakora imbaraga zimubabarira imyaka yose yantesheje koko. Inzira turi kujyamo yo ijya mu ijuru, ndagira ngo abantu baduteze amatwi mbabwire kano kana ni ntoya, ntabwo ari ngari, ntabwo wayicana mu ndi muntu. Uri kubyumva? Ntabwo iyi nzira turi kucamo ijya mu ijuru umuntu yayicanamo abantu bamwanze. Mbese abo ku nkuru y'agakiza tumere nkaho ntacyo bidutwaye, twakira ibyo badukoreye byose, ntabwo aruko twe kubabara, twe kutarakara. Umva kuntu ejo bundi Bibiliya yavuze. Umugabo umwe arangije aramwegera amubaza ngo none se Kristo, ngo umuntu naramuka ankoshereje nzamubabarire kangahe? Aramubwira ngo uzamubarire inshuro 70 ka 70. Hari umuntu wari wakababarira undi? Ariko turi abantu nyine, kandi agakiza dufite ntabwo tungana. Ndagira ngo nyine gusobanurire kano kana. Hari umuntu wari wumva wababariye undi inshuro 70 ka 70. Abantu bashaka kubabarira abantu rimwe. Birasaba kugira ngo ubabarire umuntu atagusabye n'imbabazi. Noneho rero mushumba, ahangaye ikintu ngiye kugusaba, usabira abantu Imana ibahe wa mutima wo muri Kristo, kuko barawutaye. Abantu batunga umutima wari muri Kristo, umutima w'imbabazi, batunga umutima nk'uwo Stefano yari afite, aravuga ngo ubababarire dawe
kuko ibyo bakora bagize gute batabizi. Nawe utunga umutima nk'uwo nguwo, umutima w'imbabazi, ubabarira umuntu yagusabye imbabazi atanazi gusabye. Hari umwana ejo bundi numvishije ngo mwene wabo ngo yaramukubise, bigera ku rwego n'uyu munsi ngo ntabwo aramubabarira. Ndamubaza ndamubwira ngo ese kutashaka kubabarira umuntu waguhemukiye, kandi ku cyumweru mpora mbona ujya gusenga no mu yindi minsi uri umuririmbyi, ubundi urumva iryo joro uzarijyamo gute utababarira? Arambwira ngo rega ngo yaramemukiye cyane. Ushaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ko abantu nibareke bo ubwabo gushaka gucana mu nzira ijya mu ijuru abantu, ahubwo bacanemo na Kristo, kuko irafunganye. Ntabwo wabasha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru uhetse umuntu. Aha, mushumba, Imana iguhe umugisha, mukozi w'Imana. Nukuri ndumva aya magambo abantu bari bakwiye kuyumva kandi bakiga kubana nayo, kuko bizaruhura imitima yabo, bizanatuma bahura n'Imana mu buryo bweruye. Kuko iyo watanze imbabazi burya Imana iba hafi yawe cyane, ariko iyo ufite umutima w'urwango Imana irushaho kuguhonga. Ni inkuru ya Gakiza TV, turi kumwe na CEO wayo n'ubundi. Mushumba, ndagira ngo usengera abantu. Mbere yuko nsengera abantu kugira ngo tuze kuza gushyira ku musozo, ndagira ngo nyigerera Bibiliya yawe dusome muri Yesaya, kugira ngo tuze guha abantu ukuri, bumve aho umuntu wamora ibikomere. Yego. Turasoma muri Yesaya, dusome ibice 54. Ushaka dusome umurongo wa 16 gusa. Haravuze ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara ugakuramo icyuma ukoresha umurimo we. Sinzi nimba byumvishije. Haravuze ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umurimo w'amakara ugakoramo icyuma akoresha umurimo we. Imana yonyine niyo ibasha komora ibikomere. Imana niyirema. Umuririmbyi ejo bundi yararimbye aravuga ngo umvugutire kandi uncure inkamba zimvemo. Abantu Imana ibomora ibikomere, abantu Imana ibagirire neza, ariko bige kubohoka, abantu bige kugira neza, abantu bige umutima w'urukundo, abantu bige ibintu byinshi byiza, kubera ko nta muntu uzabasha kujya mu bwami bwo mu ijuru ahetse mugenzi we. Nta muntu uzabasha kujya mu bwami bwo mu ijuru agifite ibimuboshye. Abantu babanze babohoke, abantu babanze bakunda Imana, abantu bakunde bagenzi babo, abantu nibige gutanga imbabazi, ubundi Imana ibomora ibikomere. Reka dusenge. Uri Imana ikiranuka muri byose. Abantu bakomerekeye muri uru rugendo, abantu bababariye muri ino nzira, ariko ni wowe ubasha kugira icyo urema kandi ukagikomeza. Umuririmbyi we yaravuze ngo Kristo umfate kandi unkomeze. Ndakwinginze ngo uyu munsi buri muntu wese umufate kandi umukomeze, umugirire neza, ineza yawe iganze kandi itegeke. Icyo ndimo ndagusaba, ndimo ndakwinginga ngo ugire abo womora ibikomere, kandi ugire abo wahindurira ubuzima bushyashya, ugire abo warema, kandi ugire abo wahindurira amateka. Bisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Yes. Ndagushime cyane wakoze kuza Kanyamahanga, ariko nanone hari abantu bigeze bansaba nimero zawe besh ngo ubasengere ku mpamvu z'uko ngo bari baruhijwe cyane ngo n'ingeso ngo z'ubusambanyi, kandi ngo ari abakobwa bakiri bato cyane. Abantu baraguhamagaye? Abantu bagiye bampamagara, turasenga, kandi Imana yakoze impinduka ku buzima bwabo. Abantu twarasenze, kandi Imana yacu ni Imana ivuga, kandi ni Imana ikora. Twabonye amashimwe y'abantu, twabonye abantu baduhamagara batubwira ngo mukozi w'Imana warakoze. Imana yagize ibyo ikora, Imana ihabwa icyubahiro. Yes. Aha. Rero n'ubundi nimba umushaka muhamagare kuri telefone igendanwa arayifite, hanyuma kwisikino wabona hizo nomero rwose umuhamagare muvugane, kandi wowe bikoze cyangwa se ugiye kubikora nyaboneka ntugende n'udakoze na subscribe, kuko nayo irakenewe, kuko iyo uyikoze ni byiza, kuko inkuru zacu zisohotse tuzibona mu bambere, kandi Imana iguhereze umugisha wabanye natwe. Nawe kandi Kanyamahanga turagushimiye. Natwe turabashimiye, murakoze. Imana ihe umugisha abantu badukurikiranye.